Amazina yanjye nitwa Maombi Gapira Boneri, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri rya College Adventiste de Rwankeri. Ni ishuri rikorera mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Nyabihu. Turashima cyane NESA, shimira NESA na Mineduc muri rusange kuri gahunda y'ubugenzuzi yateguwe, kuko hari byinshi twabonye twari tuzi yenda ko tunoza, ariko nyamara tugomba kurushaho kubikora neza. Urugero nko kuzuza impapuro z'ubuyobozi, hari zimwe wasangaga tudafite, ariko ubu ngubu tugiye kurushaho kuzishaka. Ugasanga hari ibyo ukora ukabikora mu bikorwa, ariko ugasanga hari uburyo bwa filing, hari aho ufite ikibazo cyangwa se intege nkeya. Aho rero tugiye kurushaho kuhanoza. Ahandi ni ukurushaho kunoza isuku. Isuku yo ihoraho, ariko tugomba gukomeza muri uwo mujyo kugira ngo ibintu bikomeze kurushaho gusa neza. Nitwa Nyirabakarani Eugenie, umuyobozi wungirije ushinzwe imyigire n'imyigishirize mu kigo cy'ishuri cya JS École Catholique, giherereye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Bigogwe, akagari ka Kora. Uyu munsi wa none rero twishimiye ko ubugenzuzi bwa NESA bwageze iwacu. Ku ruhande rwanjye nk'ushinzwe amasomo, nk'ushinzwe imyigire n'imyigishirize mu bana bo kuri iki kigo cyangwa muri rusange mu bana b'u Rwanda, bizamfasha kurushaho kuzamura ireme ry'uburezi no kunoza umurimo muri rusange. Ubusanzwe muri aka kazi kacu tuba dufite inshingano zo kumenya ese umunyeshuri yize ate, amasomo se yumvikanye, ese uwamwigishije we nta mbogamizi ahura nazo. Nitwa Nkurunziza Charles, nkaba umwarimu w'imibare mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire École Catholique giherereye mu karere ka Nyabihu. Mu by'ukuri ubugenzuzi bwa NESA buzamfasha guteza imbere imyigire n'imyigishirize, ntegura amasomo uko bikwiye, ndetse ngendera kuri porogaramu itangwa na REB. Kandi ubugenzuzi bwa NESA buzamfasha guteza imbere imyigire, ngerageza gukosora ibyo ntakoraga neza. Amazina yanjye nitwa Nshuti Justin, nkaba niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Rusange turashimira NESA cyane kubw'inkunga baba baduteye mu rwego rwo kutwoherereza abagenzuzi kugira ngo muze murebe ubuzima bwacu uburyo bugenda mu buryo bwa buri munsi. Rero muri rusange ibingibi twizeye ko bigiye kugira icyo byongera mu mitsindire yacu, kuko hari ibibazo byinshi mwagiye mwumva, ibitekerezo biva mu banyeshuri, kandi nyuma y'ibyo ngibyo tuba twizeye neza ko hari ibigiye gukemuka kandi imitsindire yacu ikagira impinduka. Ni amazina yanjye nitwa Sorozine. Icyifuzo ngewe wenda navuga ukuntu wenda usanga muri computer lab wenda harimo nk'imashini, kandi nyine ugasanga abanyeshuri babikoresha imashini imwe, nyine ndumva zibaye nyinshi, buri wese akabona imashini ye, byaba byiza cyane mu gihe turi gukora research. Ndatekereza nashidikanya ko gutya mama mwadusuye hari byinshi mutuvuganiraho bitagenda neza, mama mwabibonye mukatuvuganira, bityo ibyifuzo byacu bikagerwaho kandi tugakomeza gutsinda neza. Nitwa Uwase Yvonne, nkaba niga mu mwaka wa 6 Associate Nursing Program muri College Adventiste de Rwankeri, ikigo giherereye hano Nyabihu. Nkaba mu bijyanye n'ireme ry'uburezi mu kigo cyacu, tukaba dufashwa cyane n'abayobozi batuba hafi mu gihe cya etide, mu bihe by'amaproje nko gukora ama research. Dufite amakomplab menshi, dufite ama library, ndetse na internet tugeraho cyane muri weekend, bikadufasha mu masomo yacu. Mu buryo bwa pratique nkatwe twiga nursing, tujya tugira umunsi umwe mu cyumweru, ndetse byaba ngombwa tugakoresha na weekend kugira ngo tunoze ibyo twize neza. Tugasohoka tukajya ku bitaro bya Ruhengeri no dukunda gukorera, tukakora cyangwa se tugashyira mu bikorwa ibyo tuba twarize muri teori icyumweru cyose. Ibyo bikongera imitsindire yacu abe mu buryo bwa teori na pratique no kunoza neza ibyo twize. Murakoze. Amazina nitwa Isimbi Naome, niga kuri École Secondaire Kabarondo, niga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye.
niga imibare, computer na economy hano muri Ecole Secondaire Kabarondo. Imyigire yacu twiga neza, dufasha kwiga neza mu barezi bacu ibyo badahuye twiga neza. Tugira library aho umunyeshuri ajya gusoma mu bitabo bitandukanye bitewe n'ibyo wiga, naho ushaka kwihugura ukiga kugira ngo ubumenyi bwawe bukomeze kwiyongera. Turya neza, turya indyo yuzuye, ibitunga umubiri, byubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Tugira na laboratoire kubiga amafizike, kubiga amashimi, amabiology, bakabasha gukora experiment ku bintu byabo biga kugira ngo babashe kwihugura babone uburezi bufite ireme. Twiga natwe nka computer, tugira comprab aho tujya gusacingira ku ma computer kuri internet, tukajya gushaka amakuru tubaza social media zitandukanye. Icyifuzo navuga nka umunyeshuri wiga mu mwaka wa 6 tugiye gusohoka hanze mu buzima bwo hanze, no kumeza nyine kutugana igihe cyari cyo cyose, nyine mukatugiraho cyane bishoboka kugira ngo tubashe kwagwa ibibazo dufite rimwe na rimwe mu gice mwatugerezaho, kandi nyine no kongera nyine ireme nk'ibitabo. Amazina yanjye nitwa Rugwiro Didier, nkaba niga kuri Ecole Secondaire Kabarondo giherereye Kayonza. Imyigire yacu muri kino kigo ihagaze neza kuko abayobozi batwitaho mu buryo bwose bushoboka. Aha mu myigire dufite computer lab, yaba mu mirire turya neza, indyo zose turarya. Ikindi dukora na siporo buri nimugoroba, haba kwiruka, gukina football, basket ndetse n'ibindi. Iyo mwadusuye bitwereka nyine ko igihugu kitwitayeho, hari abantu badutekerezaho, bikaduheza na inspiration mu kwiga kwacu kuko tuba twumva ko igihugu kitutekerezaho, bigatuma natwe tugira inzozi zihambaye cyangwa se ziri hejuru ku buryo tugatera natwe reka twige tuzagera natwe aho tugera. Icyifuzo twasaba ni uko bakongera umwanya w'igihe dukoresha nyine kuri computer, ahanini bagatanga nyine buryo nk'amalaboratwari, umwana nyine akaba yabona igihe gihagije nyine akora experiment. Yitwa Bushayija Rora, nyobora ishuri ryisumbuye rya Kabarondo. Uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kugendererwa na timu ya NESA ya inspection audit inspection. Muri rusange bagenzuye ibintu byose, bagenzuye isuku, bagenzura fayiro, bagenzura ibintu byose bishingiye ku ngingo 3: planification cyangwa se planification, implementation, filing na reporting. Nk'uko rero babigenzuye, nyuma yo kubigenzura bagenzuye n'ibikorwa remezo cyangwa se infrastructure. Hose banyuzemo, barangije barabishima, ariko ntabyera ngo habayeho no gutanga recommendation. Recommendation baduhaye iza mbere ko bitewe n'inyubako zishaje ni ukuvugurura electricity installation muri za dortoir no mu mashuri kuko ahenshi zirashaje. Recommendation ya kabiri ni gukoresha ku buryo buri efficiency bunoze ibikoresho bya kit science, ko basanze hari ibyo twakoresheje, hari ibyo tutarakoresha, ariko twemeye ko tugiye kubihindura byose bigakora hashingiwe ku mubare w'abanyeshuri barava muri test. Muri revision bakabatera test iri genero, bakabashyira ahantu hanini kugira ngo badakopera. Nibyo biriya rero buri abavuye kubikorera muri dusaba ko twahindura nka inventory y'ibikoresho tukajya tubikora patama aho kubikora paiya, kuko hari bishobora kwangirika cyangwa se bikaba byanabura muri tamu hagati, ariko byakaba ntibitegereze ko tuzakora inventory aniyo, ahubwo tukayikora patama. Twishimiye ubu bugenzuzi kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko bwatweretse aho dufite intege nkeya. Impamvu ya kabiri, natwe ubwacu twikebutse tubona aho twari dufite intege nkeya, tunemera kuhakosora no kubihindura. Hanyuma ku bijyanye n'imyigishirize barebye fayiro z'abarimu, bareba CPD, bareba plani zayo na reporting implementation zazo, hanyuma hakurikiraho no kureba ibidanago by'abarimu. Hasamporinzwe umwarimu umwe, tureba ibidanago bye byose kandi babishimye.
Murakoze, amazina yanjye nitwa Ayamikani Rukundo Emmanuel, nkaba niga hano ku ishuri ryisumbuye rya Nyagatare Secondary School, nkaba niga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye imibare, ubuvanganzo na ubugenge ndetse n'ikoranabuhanga MPC. Rero kubijyanye n'imyigire hano ku ishuri rya Nyagatare Secondary School, mbere na mbere mu ncamake imyigire yaho ni myiza bitewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Icya mbere kituma imyigire niba myiza nuko dufite abarimu beza kandi ubona ko basobanukiwe ibintu. Urebye wenda mu masomo nge niga imibare, computer science ndetse na physique, ayo masomo yose bagiye batwigisha neza, babona umwarimu mu wa 4 wenda amanota atiyongere cyane kurugira abarimu babishakagaho, mu gatanu akaba bahindura akaza n'undi kugira ngo amanota akomeze kwiyongera abanyeshuri. Kandi iyo ugiye kuraka kundanga amanota usanga amanota yacu agenda yongera ndetse n'uburyo tugenda tumenya amasomo. Ikindi kintu, ibikoresho byose twari dukeneye twagiye tubibona. Dufite hano amalaboratwari, dufite amalaboratwari atandukanye ya chemistry, ya physics ndetse n'iza computer zirenze imwe, ari byo bituma tuvuga ati ibikoresho byose dufite turabibona. Urugero, iyo umunyeshuri ari kwiga nk'ikintu akabona nta gisobanukiwe, acyandika ahantu, bagira mu mwanya wo kujya muri computer lab, then akagenda akagisearching, akagikora research n'ubundi ibintu byose kuri no si hano ni ibintu byose bakuri internet, akagenda agasearchinga niba ikibazo gikomeye, niba ari formulas byose akabibona akabisobanukirwa. Bitaba ari n'ibyo ngibyo n'abarimu baba bahari mu gihe runaka, hari igihe abarimu bagira cyo kwigisha, hakaba n'ikindi gihe abarimu bagira cyo kuba abanyeshuri babegera in personal bakababaza. Rero ubwo twagiye tugira resources zose dukeneye, niyo mpamvu twagiye twiga neza. Ikindi kintu, hano haba clubs atandukanye, clubs agera muri 12, ariko ayo kwiga ayo bijyanye n'imyigire ari specific clubs 7-8 gutyo. Harimo za robotics club, hakabamo za science club. Ubwo science club ariho hakorerwa wenda ibintu bigiye bitandukanye, abantu biga chemistry, biology n'ibindi. Clubs yose atandukanye atuma turushaho no kwiga uburyo ibintu bikora practically. Urugero, turiga mu busanzwe kwa 3 ikigora hagera tukaba twafata umwanya tukajya gukora practice muri ama club atandukanye. Ari byo bidufasha gukomeza kugira ubumenyi, yaba iby'amagambo byanditse theory cyangwa iby'ibikorwa practice. Ariko nyuma y'ibyo byose, ikintu numva nasaba ngiye nk'icyifuzo mfite nk'umunyeshuri cyatuma imyigire ikomeza kugenda neza, cyarushaho kugenda neza, nuko uburyo babazamo ibizamini n'ibindi babyongera. Kuko hano systeme dukoramo ibizamini, dukora BOT, ibizamini dukora tukigera hano, tugakora mid-term exams, ibizamini dukora mu gihembwe mo hagati, ndetse na end of term exams, ibizamini dukora y'ibyenye kirangiye mo hagati, akagenda mu test n'ibindi. Ariko mu by'ukuri hari igihe usanga abanyeshuri bamwe na bamwe biga ari uko igihe cy'ikizamini cyegereje, basubiramo bagashyira imbaraga nyinshi ko igihe cy'ikizamini cyegereje, ako baramutse bagiye banashyiramo n'izindi test mo hagati, izindi test zikorwa abanyeshuri biga, izindi test zigiye zitandukanye n'indi myitozo myinshi cyane, byatuma abanyeshuri bahora basubiramo, bahora biga, bahora updated. Ndumva rero baramutse bahindiye kuri icyo kintu byaba byo. Ikindi kintu cya kabiri ari nicyo cya nyuma nsaba, nuko abarimu bakomeza barushaho kwegera abanyeshuri cyane. Barabikora yego, ariko baramutse babyongeremo imbaraga byatuma umunyeshuri ukagenda agira isano n'umwarimu, agenda arushaho kumva isomo cyangwa content uwo mwarimu yigisha. Murakoze, amazina yanjye Manita Keza Irene, niga hano ku ishuri rya Nyagatare Secondary School, niga mu mwaka wa 6 mu ishami ry'ubugenge, imibare n'ikoranabuhanga. Ishuri icyo idufasha mu mibereho yacu ya buri munsi, haba mu gitondo tubyutse, iyo tumaze kubyuka tukora amasuku mu macumbi yacu, tukekeza mu mashuri twigamo, tugakora etide yo kugira ngo dusubire mu masomo yacu. Inyuma ya etide tugira umwanya wo kujya gufata bya mu gitondo, tukanywa igikoma kugira ngo twongere kuza kugira imbaraga zo kujya gusubira mu masomo yacu. Nyuma yaho nanone kandi iyo bigeze mu masaha ya saa sita tukongera dusubira refectoire tugafata ibya saa sita, bitwongerera nanone imbaraga zo kugira ngo tuze kumeza abandi masomo. Tugenda tugira amafunguro agiye atandukanye saa sita ndetse no ku mugoroba, kugira ngo bidufashe kugira ngo tuze kugira umwanya wo kwiga ndetse dufite imbaraga nta nzara
kandi baduha ibigo bihagije. Nk'iyo tuganije umuyobozi wacu w'ikigo, iyo bitahagije bakatwongera kugira ngo bitaza kutubera imbogamizi mu gihe cyo kwiga. Ikindi tugira amasaha ya siporo atuma tugira imbaraga ndetse tukagira ubuzima bwiza buzira indwara. Iyo bamaze kutuganiriza kuri ibyo bintu bigiye bitandukanye, haba ubuzima bw'imyororokere, ibyo byose bimfasha mu myigire yanjye kuba najya mu bintu bidakwiye, mu bintu binshuka bintwarira umwanya, bigatuma nita ku masomo yanjye. Murakoze cyane. Nitwa Mushatsi Clever, nkaba ndi umuyobozi wa Nyagatare Secondary School. Kino kigo turimo mu by'ukuri muri uku kwezi twagize amahirwe y'uko turi mu bigo byatoranyijwe na NESA kugira ngo dukorerwe audite ijyanye n'imicungire y'ibigo by'amashuri. Natwe twari mu bigo byatoranyijwe. Mu by'ukuri harebwaga ibintu bitandukanye bijyanye n'imyigire n'imyigishirize, imicungire y'umutungo wa leta, bakanazenguruka bakareba isuku ko dufashe inyubako n'ibindi bintu bitandukanye. Hariho uko basanze duhagaze. Actually urebye muri ripoti yacu ntago duhagaze nabi, byinshi twagerageje kubikora ku kigero cyiza, ariko nyine hari n'ibyo basanze tugomba gushyiramo imbaraga cyane. Hari nk'aho wasangaga urugero niba dosi cyangwa umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo yakoze ubugenzuzi, yasuye abarimu mu cyumba cy'ishuri areba uko bigisha, akaza akabikora ariko ntiyibuke gutanga nka raporo ku muyobozi w'ishuri. Hari ugiye muri kontabilite, hari ibyo basanze tutaranoza neza, ariko nabyo ukabona ni utuntu dukeya turimo gutanga amaraporo ku nzego zisumbuye n'ibindi byose. Twagiriwe inama kandi turizera yuko tugiye kunoza uko twakoraga akazi kacu, kuko buriya bugenzuzi tugize amahirwe bugahoraho bwadufasha cyane. Buri mwaka bugiye bubaho, hari urwego rumwe twavaho mu micungire y'ibigo by'amashuri dushinzwe umunsi ku wundi, hari n'urundi rwego twageraho. Icyo nasaba bagenzi banjye rero ni uko inama twagiriwe bagerageza kuzishyira mu bikorwa. Ikindi, hariho abatarasuwe, ni uko nyine hazabaho umwanya tugasharinga amakuru cyangwa tukayabasangiza kugira ngo bamenye uko badusanze, ibyo twakoraga neza, nabo hari ibyo bakora neza mu bigo byabo, ariko noneho hari n'ibyo basanze tutanoza, nabyo tukabibereka kugira ngo ibyo basanze iwanjye undi mwaka batazabisanga ahandi, cyangwa se mugenzi wacu nawe batasuye nawe akaba ashobora gutera intambwe akegera kimwe muri ibyo bigo by'amashuri, hanyuma akareba raporo uko imeze kugira ngo ibyo bintu byagiye bigaragara bidakorwa neza babashe kubikora neza, nabo babinoze bijye ku murongo. Murakoze. Nitwa Noah Jean Denis, nkaba ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe uburezi mu karere ka Rulindo. Ku bijyanye n'ubugenzuzi bwakorewe mu mashuri bujyanye na quality audit, ni ubugenzuzi busuzuma uburyo amashuri ubushobozi afite mu gushyira mu bikorwa uburezi bufite ireme. Kuvuga ko mu buryo bukorwa ni ukureba niba amashuri afite ibikoresho byose bihagije, ubwo ni ukugira ngo arebe learning environment abanyeshuri bigiramo, ese inyubako z'amashuri zimeze neza, ese ibikoresho bakoresha biga bimenyereza umwuga birahari, no kureba n'uburyo amashuri acunzwe. Ubutumwa nagenera mereye ku banyeshuri, mbere na mbere ni ukubyaza umusaruro amahirwe bafite. Amashuri yarabegerejwe aho bari hose bashobora kwiga, ndetse leta y'u Rwanda yagerageje gutanga ibikoresho, hari ibitabo birahari, hari za mudasobwa, hari internet hafi ya hose, hari ibikoresho byo kwimenyereza umwuga mu mativet. Nibakoreshe amahirwe bafite babyaze umusaruro, ndetse nsaba n'abarezi, ubwo ndi kuvuga ku barimu ndetse n'abayobozi b'amashuri muri rusange, gushyira mu bikorwa inshingano zabo neza, ndetse no guhora bihugura, kuko
uburezi bugenda bujyana n'igihe, uburyo isi igenda itera imbere, ni nako n'uburezi bugenda busaba ko ababurimo bagenda bihugura. Amazina yanjye nitwa Ntaganda Innocent, ndi umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Kayonza. Mbere na mbere ndagira ngo nshimire NESA yateguye igikorwa kijyanye no gusuzuma, aho mu mirenge yose uko ari 12 habaye isuzumabikorwa, quality audit, aho ibigo byasuwe ndetse bigirwa n'inama. Iyi rero bizadufasha cyane cyane kuzamura imyigishirize ndetse n'imitsindire yacu izazamuka. Ikindi bizadufasha cyane cyane kuzamura ireme ry'uburezi ndetse no kuba twabasha gufasha abarimu bacu kubabona ibikoresho bitandukanye ndetse no kuba twakemura ibibazo bimwe na bimwe byagiye bigaragazwa. Ibi rero turagira ngo tubishimire, kandi ibyagaragaye bitameze neza bizarushaho gushyirwa mu bikorwa kandi mu gihe cya vuba.